Amiru uzafata inyama y'ingurube ufate indimu isanzwe wikamuririho gutya mu nyama cyangwa se umeneho fanta Coca-Cola hahita hasohokamo inyo ako kanya mu minota inyo zitangira gusohoka bafate n'inkoko bayimene turebe niba n'inkoko izasohoka ibaze niba wari akabenzi ukarenzaho indimu ukarenzaho Coca-Cola uri kuforma association y'umunda Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ikuzo nishimwe n'iby'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala amahoro asikare ku mwacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bavandimwe mudukurikiye mu kiganiro turagira ngo tuganire namwe ku isomo ku byo Imana yagiye iziririza ku bintu Imana yabujije. Imana muri Qur'an itegeka uko ishaka, hari ibintu byinshi yagiye iziririza, hari ibintu byinshi yagiye izirura mu matungo cyane cyane mu nyama n'ibinyobwa yewe nkuko usanga nta muntu warya imbwa, nta muntu warya injangwe, ni ikizira ku bantu. Rero nibindi muri byo harimo n'ikintu bita ingurube nayo Imana yareziririje. Rero iryo somo ry'ingurube mu kanya nje tugira ngo turambure tuganireho n'abagenzi banjye barahangaha ari we wakwibwira abantu dukurikiye. Jewe nitwa Alhaj Kamana Suleiman Sejya. Nanjye nitwa Ndagijimana Abdusalama. Naam. Murakoze rero bavandimwe tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu. Iki kintu rero tumugiye kuganiraho cyitwa ingurube, abanyarwanda bakunze kwita amazina menshi cyane. Akabenzi, indyohesha birayi, amazina bayiha n'ibyivugo byinshi cyane, sinzi impamvu kuba ati ni inyama iryoha cyane. Urumva ntago Imana mundi ziriza ikintu abantu badakunda. Imana yigisha kugerageza ireba ikintu babantu bafitiye inyota, bafitiye inzara, babantu bakunda, ikaba ari cyo ibahamo ikigeragezo umutihani. Muri urwo rwego rero bavandimwe Imana yaje yaziririje inyama y'ingurube, kurya ingurube. Muri Qur'an isura ya 5 murongo waho wa 3 ndagira ngo umuvandimwe adusomere umurongo twumve icyo Imana ivuga ukirebana no kuba abantu bakoresha barya inyama y'ingurube. Muri Qur'an igice cyo cya 5 umurongo wa 3 haravuga hati mwaziririjwe iyipfushije amaraso inyama y'ingurube iyabazwe itavugiyeho izina rya Allah. Ushatse warekera aho ngaho. Barakoze cyane. Ntago Imana ishobora kutuziririza ikintu cyiza, ntibibaho. Nubwo tubona ko ari cyiza ku ruhande rwacu, ariko haba harimo bibi byinshi cyane. Ndagira ngo ngire usomere Qur'an 7:157 turebe akenshi na kenshi ibyo Imana iziririza abagaragu bayo n'ukubera iki. Ndagira ngo umusomyi adusomere Qur'an 7:57. Imana ntagatifu yaravuze iti abakurikira intumwa umuhanuzi utazi gusoma no kwandika basanga yanditswe iwabo muri Taurati na Injili, abategeka ibyiza akababuza ibibi. Rekera aho ngaho. Abategeka ibyiza akababuza ibibi, akabazirurira ibyiza akabaziririza ibibi. Yego. Rero intumwa y'Imana ubwayo ntago yigeze iza ngo ibuza abantu ati ibi ndabibabujije ku marangamutima ye. Imana yavuga iti wama yantiqu anil hawa, ntago avuga akoresheje amarangamutima ye. In huwa illa wahyu yuha, uretse ko ibyo avuga nibyo tuba twamuhishuriye. Muri urwego rero bavandimwe mfite hano turi kumwe n'abashyitsi, abavandimwe bacu dukorana akazi kivuga butumwa. Bwasege Naam, mwanya n'uwawe. Naam Sheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sifa kamilifu ni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Rehema yake Allah imwende mtume wa daraja, naye ni mtume Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Bavandimwe b'Islamu n'abatari b'Islamu, iki kiganiro cy'ingurube kwa kundi Sheikh amaze kuvuga ibintu bya haramu byose bayiha amazina meza. Dore inzoga agahuza miryango, kandi ntabwo ari agahuza miryango, ni gateranya miryango. Amaharamu yose bakunda kuyiha amazina meza bakayipamba, kandi ifite n'amafaranga. Uzi ubucuruzi bw'ingurube ifite amafaranga.
uzi ubucuruzi bw'inzoga ifite amafaranga n'uyicuruza urazamuka vuba. Haramu yose nuko ibesha abantu. Koko tugende kure na haramu. Haramu izasigara haramu, halali izasigara halali. Niyo mpamvu abayisilamu ese urugero rwa mbere nabahaye, murebe igihe Imana yaremye Adamu mu bustani mu shamba la Edeni. Imana yarashize ibintu byose biri hariya, ariko urebe arakantu kamwe gusa Imana yaravuze, we Adamu n'umugore wawe nimugakore ku giti kingiki, kandi byose ibiti biri hariya. Tuzi impamvu Imana yaratoranyije iyo giti, ni ukuvuga iryo giti cyari kibi kuri Adamu. Ni ukuvuga ikintu cyose Imana ivuga ni kibi kuri mwe na Adamu tukireke, kubera Imana itugira impuhwe, iradukunda, idushakira ibintu byiza. Niyo mpamvu tuvuye gusoma iyo Korani 757 iravuga inuma y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam uburyo Imana yamutegetse kuvuga. Rero kuri Bibiliya rero tusome muri Balewi 11:7 kugeza umurongo wa 8. Tuve ingurube iyo tuvuga kabenzi ryosha birayi, amazina meza gusa nico bavuga shehe. Muri Kongo munaita mkubwa wa meza. Mkubwa wa meza, kolondako. Abalewi 11:7 haravuga hati yego n'ingurube. Kandi hano muri Bibiliya ni zina iravugwa direct, nagwa ari hene, nagwa ari kondo, n'ingurube. Komeza musoma. Uko yatuye inzara ngo igira imigeri igabanije ariko ntiyuze, yego nayo ni igihumanya kuri mwe. Ijambo rya mbere Imana irakoresha ni igihumanya. She igihumanya ni ikintu kibi, ni ikintu kibi, ushobora kurya ukavanamo ibibazo bikomeye cyane. Inyama zazo ntimukazirye. Imana iraprecisa, nagwa ari safuriya barakoresheje, no, nagwa ari hariya yararaga, no, inyama zazo nimukazirye, nagwa ari nimukazikore, nimukazirye. N'intumbi zazo ntimukazikoreho, n'intumbi zazo nimukazikoreho, nibihumanya kuri mwe. Nimukazikoreho intumbi zazo. Kwa kundi umuntu yagira imaza yapfuye, ikintu cyapfuye, wenda ngo wavanamo imayiti, vanamo ibintu wakoreshamo gufumbiza umurima n'iki, mujugunye mutwiki muhambi. Koko nibyo Imana yatubujije kuyegera no kwirya no kukoraho, no. Imana izi impamvu bavandimwe. Reba na Yesu igihe yarahuye n'amadayimoni, akafata iyo madayimoni akayishyira he mu ngurube, kubera arabizi ko Imana yamuremye icyo kintu ni kihumanya, akafata amadayimoni akayishyiramo. Tugende kure, tusome muri Yesaya 66:17. Yesaya 66:17 iravuga gute? Imana irongera kuvuga gute? Ebana birakomeye cyane. Naam. Abiyeza ngwiki, abiyeza yego, bakitegurira kujya mu masambu yabo, batoye umurongo, bakarya ingurube. Hano baraprecisa n'izina bavandimwe, ni ikizira n'imbeba. Ijambo irahinduka mu mwanya yo kuvuga ni kivume cyangwa ni gihumanya. Hano baravuga ni kizira. Imana irahindura terme, ni kizira. N'imbeba. Abantu bose barya ibyo bintu bazashirira icyarimwe, nuko Uwiteka avuga. Nagwa ari shehe yavuze, nagwa ari haji yavuze, nagwa ari pasteur yavuze, hano ni Uwiteka yavuze. Nukuvuga ikintu Imana yavuze tuceceke, tuyireke, tukurikize iyo Imana yavuze. Imana izabarimbura, izabahana. Mbese ni icyaha Imana itihanganira kabisa. Kugira ngo tushimangire amagambo iri kuvugwa, udusomere no muri Balewi 14:8. Batavuga ko twatanze murongo umwe gusa, usome Abalewi, hanyuma tubahe urugero igaragara ko ingurube kabisa Imana ari ilani yarayivumi. 15:8 aravuga hati yego, maze uhumanurwa amesa imyenda ye, yiyogoshesha umubiri wose. 14
umunani. so ndi gusoma se Naam. Kutegeka. Gutegeka kwa kabiri Kutegeka kwa kabiri 14 umunani. Ninje navuze nabi. Gutegeka kwa kabiri 14 umunani. 14 umunani. Bavandimwe tukurikire niba koko dukunda Bibiliya. N'ingurube barakivuga mu zina ahantu hose turi gusoma. N'ingurube uko yatuye inzara ariko ntiyuze. Aha. Igihumanya kuri mwe. Ni igihumanya iyo jambo irongera kugaruka. Inyama zazo nimukazirye. N'intumbi zazo ntimukazikore. Icyo nicyo Imana yatubujije mu ngurube. Mutwereke sasa muri abantu baravuga Yesu yaraje akayivana byose. Yesu wenyine yarafashe amadayimoni akayishyira mu ngurube. Yesu ntago yarakuye itegeko ry'Imana. Nibishoboka ni kumubeshera. Ni kumubeshera, tureke kubeshera Yesu animation y'ibintu byinshi. Hantu yigeze bigaragara ko Yesu yariye ingurube. No, uravugisha ukuri. Ibe n'inyandiko y'imo Yesu yaravuze murya ingurube. No, nago yari. Bavandimwe tureke kubeshera Yesu. Umunsi w'imperuka tuzabazwa kugira ngo murebe mbahe urugero ya hafi. Ingurube Imana nago yaduhaye uburenganzira kwirya, ari ibintu byinshi. Tugende muri laboratoire, fata inyama y'ingurube uyijane muri laboratoire, bayishire hariya bakwereke ibibazo iyo nyama ifite, nago zongera no kuyegera. Amir, uzafata inyama y'ingurube ufate indimu isanzwe wikamuririho gutya mu nyama mu nyama cyangwa se umeneho fanta Coca-Cola hahita hasohokamo inyo ako kanya mu minota inyo zitangira gusohoka. Bafate n'inkoko bayimene turebe niba n'inkoko izasohoka. Ibaze niba wari akabenzi ukarenzaho indimu ukarenzaho Coca-Cola uri kuforma association y'umunda. Rero bavandimwe ibyo bintu tubireke urebe mu birema by'Imana. Inyamaswa buri nyamaswa iravuga neza shere. Urasanga inyamaswa niba ari ihene iravuga ushobora no kwiyandika shere. Kondo inama yavuga ba, inka iravuga ba, inkoko iravuga kakariyako she. Ariko ingurube nivuga no gushobora kwiyandika, ushobora kwandika iravuga uzayandika gute? Muri sector mbese aho imiryango amatungo akunze gukomoka usanga amatungo magufi yororwa nka yabyaye ariko amatungo ataribwa imbwa injangwe yabwaguye. Ni naho ingurube bavuga ngo yagize gute yabwaguye. Kuko abanyarwanda umwimerere wabo uracyari kuri kamere yuko kira kintu si cyo kurya si inyama yo kurya. Nibishoboka ntago kize no kuvuga. Ariko ingurube ziko abayisilamu batayirya. Barabizi neza ko abayisilamu nago baturya. Bwana ugiye kwica kwanza ngurube nago bayichinja shehe. Niko bimeze. Urachinja ingurube irakucebwa nawe. Rero ingurube barayikubita hano igihe wayikubise ingurube irabizi ko uyu nago ari umuyisilamu. Umukubise ikintu irabizi ko nago ari umuyisilamu, irabizi ko uyu nago ari umuyisilamu, itangira kwitabaza abayisilamu irahamagara bayitabare kubera uyu nguyu yagiye kunica kandi Imana yaravuze nimukanirye ko bagiye kunirya. Abayisilamu munabare nimwe mukurikiza amategeko y'Imana. Iratangira kutabaza umuntu wa mbere ni haji, ukatangira kuva bayikubita pa ikavuga haji haji haji. Umuntu wa kabiri ikiruka igakata mu rutugu ikabona yabasi cyagira guhumbagira shehari. Rero bavandimwe twebwe na kibazo dufitanye n'ingurube. Ingurube iradukunda ko amwisilamu ntabwo ashobora kunirya. Ni itegeko ry'Imana. Shehe urabivuga ki? Nibyo rwose haje tumaze kuvuga. Ingurube ifite ingaruka zikomeye cyane nyinshi mu kurya ziriya nyama zayo. Abahanga bemeze yuko umuntu wariye ingurube kenshi ngo muri servo ye hari ahantu yangiza, hari amashambure muri servo yawe. Ibaze wallahi akorana no gufuhira abakobwa bawe, gufuhira umugore wawe. Buri ingurube niyo nyamaswa yonyine idafuha. Uraza ugatwara ikibwana cyawe ntacyo bibwiye, ariko indi nyamaswa yose
ukoze n'inkoko ukoze ku mwana wayo n'intambara uretse ingurube rero bemeje yuko ingurube kuyirya kenshi byangiza mu mutwe wawe gufuha uzasanga abantu barya ingurube cyane afata umugore we akora akazi k'uburaya bizi neza akamujyana muri taxi mu modoka akamugeza ku kazi kandi umwuga wari akazi k'uburaya rero ingurube yangiza ibintu byo gufuha ikindi muvandimwe nakongeraho hari abantu bene data niko nabita baravuga bati impamvu abasilamu batarya ingurube ngo ingurube yariye intumwa yabo nitwo badusebya birani no kwambika abantu bose n'igisebo ese yamuririye he ese ingurube yaba mu Barabu mu butayu yabaho gute yazista gute icyambere mu butayu ubushyuhe bwaho ntago ingurube ishobora kuba hari ahantu hashyuha kuri Imana yaremye Arabie Saoudite nta ngurube irahaba no bura bushyuhe bwaho ntago ya resista ntago yabakunda icya kabiri intumwe y'Imana yabanaga n'abayisilamu ingurube yavuye he njyewe she naragiye Madina nasanze imva y'intumwa y'Imana icungwa n'abasirikare ibazi batashaka umuntu kuhegera anyuma bareke gusa ngurube icukure mpaka marandani bavuge kora akazi kawe mu izina kinzi ni gute she hari umunyamakuru herutse kubikoraho ikiganiro abikoraho ikiganiro avuga ati ngo ni ikinyoma cyambaye ubusa abantu baje bitwaza kugira ngo bangisha abantu b'Isilamu kabisa ariko ntaho byanditswe byanditswe muri Bibiliya muri Korani muri ku museso batwereke iki kitabo aho cyangwa ni foto ingurube rikurya inuma y'Imana umuntu akenshi utabasha kuba mwakora debanga azane factors azane gihamya gutuka de preuve tangible ariko niba udafite preuve gihamya ceceka witukana rero mu gusoza bura iyo umuntu ariye ikintu kitwa icyaziririjwe icyo ari cyo cyose habaho ingaruka z'icyaha murabona Adamu mu ijuru we n'umugore we Eva Hawa bamaze kurya kuri cya giti Imana yababujije nuko babyaye umwana wa mwana bamugaburiye kintu twakwita ngo ni haramu bamuhaye kiziririjwe nuko umwana we yishe mugenzi we ni ingaruka z'icyaha nawe kurya ingurube rero muvandimwe umenye ko byangiye bikunde hari ingaruka runaka zizakubaho mu rubyaro rwawe mu muryango wawe ku buzima bwawe rero iyi niyo mpamvu nyamukuru ituma abasilamu tutarya ingurube nta yindi kubera ko abasilamu tuzi kurya nezerega musilamu yakugaburiye bandi mbega kapira nabo barabizi abantu bose barabizi si ubukene tutamenya kuyakira si ubuturage kubera ko abasilamu ni abasirimu kabisa rero nuko Imana yatuziririje ati ntimuzakoreho rero murakoze cyane kudukurikirana nkaba nabasaba ko mwakora subscribe kuri TV Rwibutso TV mugakora commentaire mugakora share turabashimiye cyane murakoze murakarama wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh